yamamare. Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza. Waba udukurikiye ubabaye cyangwa se uri mu bibazo bitandukanye, reka nkubwire ngo kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Uyu munsi wa none nahisemo kwicara gutya kubera ko ndi kumwe n'umushumba wanjye nemera kandi nkunda cyane kubw'amavuta ye. Ndagira nkubwire ngo nawe udukurikiye uze kwicara utuze kugira ngo ukurikirane inyigisho cyangwa se ikiganiro tugiye kugirana n'umushumba ahangaha. Mushumba, wiriwe neza? Muraho. Yesu nashimwe. Ahimbazwe cyane. Amakuru y'iminsi. Na amahoro, turashima Imana. Turashima Imana kabisa, ikomeje kuturinda. Amina. Kandi ikomeje umurimo mwiza muri twebwe. Yego. Imana ishimwe cyane, ikomeje umurimo mwiza cyane muri mwebwe, munakomotse hirya no hino mu murimo w'ivuga butumwa, mugenda mwamamaza ubutumwa bwiza, kandi ndizera neza ko impumyi zirahumuka, ibimuga biragenda cyangwa se utagendaga aragenda, n'utabonaga nawe arabona. Ayo ni amagambo Yesu yatumye kuri Yohana, kuri Yohana aramubwira ati nimugende mumubwire ngo ibitangaza biri gukoreka. N'uyu munsi wa none biri gukoreka, birakoreka cyane. Ahangaha turi nagutumiye kuri Imana Irahari TV. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Reka tubasuhuze abakunzi ba Imana Irahari TV. Nibyo koko Imana irahari kandi Imana irakora. Yego. Ni Pastor Janvier muri kumwe nawe, ndanezerewe kubana namwe muri uyu mwanya, kandi tubahaye ikaze aho muri hose mu izina rya Yesu Kristo, kandi namwe ndatekereza ko mumpaye ikaze. Urakoze cyane, tuguhaye ikaze, ugubwe neza, kandi ndizera neza ko ikiganiro tugiye kugirana kizaba gihagarariwe n'Umwuka Wera. Ariko mbere ya byose, mbere na mbere Imana, reka ngusabe kugira ngo ubanze udushyire imbere y'Imana. Reka duse. Yego, karibu n'isengesho. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, wabanye natwe kandi uri kumwe natwe, kandi wadusezeranyije kuzabana natwe. Turagusabye kugira ngo iki kiganiro tugiye kugirana n'abana bawe n'ubwoko bwawe, mwami, kibe ikiganiro cy'umumaro, kibe ikiganiro cy'umugisha, kandi imbaraga z'Umwuka Wera zigiherekeze. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Uyu munsi wa none nifuje kuganira nawe kugira ngo nkubaze utubazo tugiye dutandukanye, cyangwa se kugira ngo twuzuzanye muri uru rugendo. Izina pasiteri, umuvugabutumwa cyangwa se umuhanuzi, uyu munsi tuvugana ni izina risa n'iryaharabitswe ndetse riteshwa agaciro. Reka bari ko mbivuga. Yego. Ese witegereje ubona Imana nta burangare yagize kubw'abakozi bayo? Ntago Imana igirangara, ntago yarangaye, ahubwo abantu nibo barangaye. Yankunda kubwira abantu ni mu gihe cy'intumwa, intumwa zari zifite amavuta, zari zifite imbaraga zidasanzwe. Abantu barakiraga, indwara zarakiraga, bese mu myizigahumuka, bapfuye bakazuka. N'igicucucucu cyaba Petero cyakizaga indwara, abantu bazaga bagatwara udutambaro bagakira. Mbese noneho ukibaza uyu munsi wa none itorero ry'Imana kusangamwo henshi, winjira mu rusengero ugasangamo ibindi bintu expectingaga, we expectingaga urukundo, ugasanga harimo amakimbirane, ugasanga harimo ibibazo mu bakozi b'Imana, ugasanga rimwe na rimwe bamwe na bamwe, ugasanga nyine ntago bimeze neza. Ariko ntabwo itorero rya Yesu ari we wahindutse. Yesu wa wundi aracyari wa wundi. Ntago yahindutse, abantu nibo bahindutse. Intumwa ibyo zakoraga si by'itorero ririmo rirakora. Nicyo cyabaye ikibazo. Intumwa zasangiraga ibyazo, zarakundanaga. Intumwa nta wagiraga ubwiko, intumwa zasenyeraga umugozi umwe, mbese za practicingaga ijambo ry'Imana zikabishyira mu bikorwa. Ariko abo uyu munsi wa none usanga ibintu bubaka si itorero. Ntago bubaka itorero, bubaka ibibina, bakubaka utugroupe, bakubaka amahuriro yabo. Ariko ugasanga nyirizina uko itorero, umwimerere w'itorero ntabwo ari icyo ngicyo. Rero Imana ntiyigeze irangara, ndetse Imana ntabwo yigeze iyo yisubiraho cyangwa ngo
ntigitandukana n'ijambo ryayo. Burya Imana ukuntu yiseriye ntitandukana n'ijambo ryayo. Uko rivuga niko uri practice inzu ukarishyira mu bikorwa niko bikugendekera ubona umusaruro mwiza. Kuvuga ngo intumwa zafataga ibyo Yesu yababwiye kuko yari yarababwiye ngo muzabyitondere ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka. None barabyitondera barabikora nk'abantu babanye na Yesu, nk'abantu babwiwe na Yesu ijambo rye ngo bakarushaho kurishyira mu bikorwa. Noneho ubwiza bw'Imana cyangwa se ubuntu bw'Imana bukarushaho kugwira muri bo. Ariko pastor reka tuze kuganira, ntabwo tuza gutinda, turaza kugirana ikiganiro gito ariko nifuza ko kizakomeza. Ese uraza kubinyumvisha gute kugira ngo mbashe kubyumva? Ntabwo ndagera ku ntego. Iyo umuntu afite abakozi bamukorera ntabwo abitaho. Iyo barwaye ntabavuza cyane. Iyo ukwezi gushize ntabahemba. Mu by'ukuri reka duhere mu itangira ry'ikitwa umurimo w'Imana. Kuba abantu benshi baratangije umurimo Imana yavuze ndetse yabahaye n'ibimenyetso, ariko uyu munsi imfatiro zikaba zarakuweho burundu. Reka mvuge ngo burundu kuko ukennye nyine nta kintu ushobora kugeraho, nta n'icyo watangira. Kuba Imana itarafashe ya mbere kugira ngo ifate bamwe mu nkokora ibateze intambwe, ahubwo ikemera ko abahakanye cyangwa se abatajya mu nzu y'Imana babafataho ijambo bene aka kageni. Ushaka kuvuga ko Imana mu by'ukuri itaturangaranye, itabarangaranye gute? Erega Imana yafashe bya bindi byo gucisha umuntu mu ishuri yenda akayikorera ashonje, akayikorera ababaye, akagira gute, biragenda birakura bifata indi ntera. Uyu munsi abasenga Imana cyangwa basenze nibo bari mu marira, nibo bantu batishoboye. Ese mu by'ukuri ubundi Imana iratanga, Imana itanga amafaranga, Imana yita ku bantu bayo. Njyewe ejo bundi naciye ahantu abantu baravuga ngo bavuze mu ijambo nge ntavugira aha ngaha kuri kamera, ariko bumva ko ijambo kuvuga ngo umukozi w'Imana cyangwa pasiteri ni ijambo, ni izina ryamaze guta agaciro burundu kurenza uko wakumva ngo mbese kurenza undi mukozi wese. Byagenze bite? Mbere mwari abo kwizerwa, izina pasiteri ryarubahwaga, naho yageraga bamwakiraga neza bihuta. Ariko uyu munsi ushobora no kuvuga kuri pasiteri n'amazi yo kunywa ntubukiyabonye. Ibi bihe muri kubyitwaramo mute? Iyo Mana idashaka kugira ngo ibabohore ikiri kikora nayo igira ijambo, cyangwa iri gukorera kwa rya jambo rivuga ngo abagezeyo baragwereye? Ikintu gihari, ubajije ibibazo umuntu yakwibaza, ari umukozi w'Imana cyangwa ari umukristo arabyibaza. Ariko muri ibi bibazo byose hari ibisubizo byabyo, kuko nyuma y'ikibazo iteka haba hari igisubizo. Ikintu cya mbere tugomba kubanza kumenya, Yesu yabwiye abigishwa, arababwira intumwa bari bamaze kuba intumwa, arababwira ngo niba igiti kibisi bakigenjeje gutya bakagitwika gutya, none igiti cyumye cyo bizagenda gute? Yashaka kuvuga niba ndi Imana yigize umuntu bakaba bangiriye nabi gutya, banyisaya amazina, bantesheje agaciro muri ubu buryo, isi yose ibirebera, none mwebwe bizabagendekera gute? Yaduhaye nkaho yabaye nk'uduteguza, aratubwira ngo muzaca mu mibabaro, bazabatesha agaciro, bazabavuga nabi, bazabakorera nabi, ndetse yageze n'ubwo avuga ngo bazabica kandi bazaba bibwira ko bagiriye Imana umumaro. Bazibwira ko bari gukorera Imana kuko babishe. Ni ukuvuga ngo yari yarabateguje ko bazabica. Usibye twebwe turimo turababazwa ngo insengero bazifunze, ngo gutya na gutya, ngo umukozi w'Imana yataye agaciro, ngo barimo baramutesha agaciro. Ariko noneho igihe baranabicaga, noneho no mu bihe bizaza niko bizagenda.
bishobora noneho rero uvuze utyo ikosa ryaba riri kuri mwebwe abigisha. No, ni ikibazo ntabwo kiri ku Mana, kuko abigisha nibo bigisha abantu nabi. Bigisha umukristo ko nyuma y'ubukristo hari umugisha, ntabwo bamwigisha ko hari n'umubabaro wo mu bukristo. Kandi iyo mibabaro ni imigisha nayo iri mu bigize imigisha. Ngo muzahirwa ubwo bazabatuka, ubwo bazabica, ubwo bazabagambanira, mwe muzaba muhiriwe. None kubera iki abapasitori benshi bashinga amadini cyangwa se amatorero simbizi bakayashinga bakoresheje siyasa, ntibereke abantu kuri kose kandi barasomye? Kuko hano umushumba afite igitabo, ni igitabo kiriho amadarapo ya East African Community menshi cyane, aranarenga ahubwo n'aya Afurika. Iki ni igitabo gitagatifu cyangwa se Bibiliya yera, gikubiyemo inyigisho nyinshi, ariko umushumba ugasanga aragifite, ubundi yarangiza agakora umurimo w'Imana kuri siyasa, sibyo? Noneho kandi azi neza ko iki jambo rivuga yagakwiye kuba ari icyo abwira abantu. Ubona ari ye mpamvu bitera nuko abantu bafite imitima iremereye cyane, yinangiye cyane, bakaba batabyumva cyangwa bakaba babyumva ntibabe bakimukurikiye. Ubundi iyi Bibiliya, iri jambo ry'Imana ririyubashye. Iyo umuntu arisomye akakora iby'ijambo ry'Imana rimusaba, nawe abaho mu buzima bwiyubashye. Kubera ko iyi Bibiliya irimo politike, irimo religion, irimo ubuhinzi, irimo ubworozi, irimo indwano, irimo igisirikari, irimo ibihugu, irimo leta. Iyi Bibiliya irimo byose. Iyo umuntu ayipracticinze akubaha Imana, hari ibintu byinshi amenyeramo kandi byiza. Ariko twibuke nk'intumwa, nk'abantu bavuganye n'Imana, bavuganye n'ijambo ry'Imana, icyo Yesu yaduteguje ko no mu mibabaro tuzababazwa. Abantu rero iyo batangiye itorero, ugomba kubwira umukristo ko ubukristo agiyemo ntabwo ari umunyenga. Ntabwo ari umunyenga, ni indwano, ni ukurasana. Uraraswa cyangwa se ukarasa, ariko dufite umugaba mwiza ari we Yesu Kristo, nituba hamwe ngo tuzahura tunesha. Ndagira ngo tuze kuganira ku gaciro ka Bibiliya. Nigeze ngira umugisha wo kwinjira ahantu navuga ngo hakomeye, cyangwa se muri biro ikomeye. Nasanze hari abantu benshi bakora ibintu byabo bikagenda neza kubera ko basoma Bibiliya, atari uko ari abakristo cyangwa atari uko binjira mu nzu y'Imana. Ese ubona impamvu mutsindwa cyane atari uko Bibiliya mubiyivuga mu kanwa ariko ntimwemere imbaraga zayo ngo muzikoreshe? Mu by'ukuri Bibiliya muyikoresha nk'uko bikwiriye. Nimba umuntu ashobora kuyobora akayobora akoresheje Bibiliya bigakunda, undi muntu akifashisha Bibiliya agacuruza bigakunda, mwebwe mukamukoresha Bibiliya urusengero ntirukunde, rukaba urwa garanti ntoya. Aho si uko tuyikoresha, si uko ikoreshwa nabi. Igihe kirageze, Yesu yigeze yabwira abigishwa, arababwira ngo igihe kirageze ubwo abasenga data batazongera kumusabira kuri uyu musozi, ngo ubwo bazamusengera mu kuri no mu mwuka. Yababwiraga ko inyubako hari igihe bizaba bidahari. Ariko iyo Imana iteka ryose ikubwiye umurimo w'Imana, itorero ikaba yakubwiye ngo uzakorera Imana, ibyo wabivuzeho sinabisubiza, ngo uzakorera Imana, ikavugana nawe, tigenda utangire umurimo, ndi kumwe nawe, nzagushyigikira, uzagera kure. Ni ukuri kw'Imana, icyo Imana yavuze bitinde bitebuke kizaba. Ibyo uzanyuramo, ibi byose turi kunyuramo, nuko hari ububyutse bugiye kuba muri iki gihugu, hari ububyutse bugiye kuba muri Afurika, ku buryo abantu, amahanga azajya areba Afurika, akareba akavuga ati Imana iri muri Afurika, bakareba mu Rwanda bati Imana iri mu Rwanda. Ibi byose n'umuyaga uza, nuko Imana ibona hari ikintu. Ariko n'ubundi ngenda hamya ko hari ikintu kiba kigiye kuba. Satani nawe akavuga ati okay, noneho reka ncanganyikisha abantu, cyangwa se ngire gutya babone yuko n'ibyo Imana yavuze bidahari. Ariko burya ibyo Imana yavuze birahari, kandi ndetse bigiye gusohora, ndetse biraje cyane. Ahubwo abakozi b'Imana ngira ngo mbabwire bakomere, abakristo bakomere, twese dukomere, kuko icyo Imana yavuze ahubwo kiraje gisohore. Kuko ntabwo Imana ikangwa n'imisozi, ntikangwa n'amazi menshi, ntikangwa n'abiracitse, ntikangwa n'ubwinshi bw'amasasu, ntikangwa ngo bafunze insengero. Tuzongera dukore, tuzakora umurimo w'Imana, umurimo w'Imana uzatera imbere, Imana izishakira
itamba izakora uko yagambiriye. Ariko kandi nanone ibi biratwigisha iki? Hari iby'Imana bishaka kugira ngo abantu bakanguke. Urabona buri muntu wese yabaga ari aho ngaho akavuga ngo ngiye gutangira itoro, n'undi ati itoro, bakumva ko ari mu munyenga. Bakaba bize, bamwe bahangana, yasohotse agiye gutangira, abandi bari kumurwanya, agiye kusucceedinga, ugasanga nibyo abantu barimo. Ariko uyu munsi wa none abantu bagomba kwita ku bugingo bwabo cyane, ari rwo rusengero rw'umunyakuri, imibiri yacu nizo nsengero z'Imana. Uru n'urusengero ugendana narwo, aho ugiye hose uba uri umupasiteri ndabizi, aho uri hose hari urusengero, aho uri hose wabwiriza, aho uri hose. Iyi ni channel, iyi ni YouTube, turabwiriza amahanga akatwumva, turabwiriza abantu bagakira indwara. Icyo nicyo ngira ngo tuze kugeraho. Ndagira ngo Imana ishobora no kukubwira itorero, kumbe yakubwiye iyi kamera. Iyi kamera ni itorero. Aha wahabwiririza abantu, aha wasengereshereza abantu, aha wahihanishiriza abantu, aha wahabatiririza abantu. Nta kintu utabasha gukora, wakwigisha abantu ubuzima bwabo bugahinduka. Imana duhaye akazi, ahubwo turacyafite akazi kenshi. Batari bafunga ibi birere kugira ngo ubutumwa butagera ku bantu. Tugize amahirwe, turacyafite amahirwe. YouTube zirakora, Facebook zirakora, Instagram, TikTok zirakora. Abakozi b'Imana muze watake hariya. Umwe ajye kuri Imana TV, Imana irahari, undi ajye kuri Kizabonwa TV, undi ajye kuri Zaburi, undi ajye hanaha, undi ajye hanaha. Kwese twataka, ariko duhuriza ahantu hamwe. Pasiteri, duhuriza ahantu hamwe. Ikibazo ni uko usanga umwe ari muri aya n'undi ari muri aya, ariko intego ibimwe. Urimo urasaba ibyo ngibyo, nkumva ni ibintu byiza ndetse byagakwiye kuba. Ariko uyu munsi nyangira ikibazo, wanagikomeje uravuga ngo hari akavuyo, ugasanga umwe ashinze idini hano, undi arishinze hari imbere ye, unarasohotse namaze gukura nagize gutya. Ese ntabwo mubona ko twatakaje Imana kurenza nuko abantu babitekereza cyangwa babivuga? Mu gihe cyose intambara ziri muri twe gusa, nta mupagani duhanganye nawe, ahubwo usenga ahanganye n'usenga mugenzi we. Ese Imana ko bose bavuga ko bakorera Imana yaremye ijuru n'isi, Imana zabaye zingahe? Byagenze bite kugira ngo intambara zibe ziri mu itorero indani, aho kugira ngo zibeho zagakwiye kuba nyine kwa Satani, ariko zikaba ziri mu itorero ndani? Ndagira ngo nkwibutse iki ngiki. Umwami Yesu agiye kugaruka, kandi ni ibintu bizwi. Abantu bose baganira n'Imana, Imana irimira bibabwiye. Nashakaga kukubwira iki kintu. Yesu hari ibyo yavuze, hari ibyo yategetse itorero, ariko hari n'ibyo yavuze bizaba mu minsi ya nyuma. Mbere yuko Yesu agaruka, hari ibyo yavuze. Yaravuze ngo abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, abigisha b'ibinyoma bazaduka, ishanga rizatera irindi, abantu bazangana urwango. Ngo umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe. Ni ukuvuga iki? Pasiteri kuri pasiteri, ntabwo ari abo tuvukana gusa. Oya, pasiteri yasubiranye mu no subiza. Hari abantu ujya kukumva baravuze ngo na runaka naruhanuzi. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Noneho ibyo bintu abantu batindaho, nge nibyo ese ubona abapasiteri mujya mucumura? Abapasiteri baracumura, bakora n'ibyaha, barabikora ibyaha. None ariko reka nkubwire, uwabyawe n'Imana ntabasha gukora icyaha. Bibiliya ni kwivuga muri Yohana wa mbere, uwabyawe n'Imana ntakora icyaha. Ariko utarabyawe n'Imana abasha gukora icyaha, akanakiryamamo, akanakihagararamo, akanakidefanda. Kubera iki? Kuko ni umwana wa Satani. Abana b'Imana, buri imfura itera nka se. Nuko ihene ibyara ihene, intama ibyara intama, imbwa ibyara imbwa, Imana ibyara Imana. Abantu babyawe n'Imana hari imitekerereze bagira, hari imyumvire bagira, hari imikorere bagira, hari imvugo bagira, hari imyambarire bagira bidahuye n'iby'abandi bantu. Buriya ntibakakubeshye, hari abantu benshi batoye umwuka w'idini bagira ngo ni umwuka wa Kristo. Umwuka wa Kristo iyo wahageze, Kristo ni umucunguzi, akubuza ibyaha birakunukira, biba paralyzed, biba powerless mu buzima bwawe. Icyo nicyo kiranga umuntu wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, nuko aramucungura. Icya kabiri, amukiza indwara. Ntumbwire ngo ufite indwara ngo Yesu waramwakiye ngo ugumana za ndwara. No, iyo ahageze arazi gukiza kuko ni umwami ukiza. Icya gatatu, arakubohora, akagukuraho imivumo, akagukuraho karande zo mu miryango, akakugira umwana w'Imana, akagukuraho imitekerereze ya kera wakuraga mu miryango, akaguha imitekerereze mishya. Umwami Yesu iyo yageze mu buzima bw'umuntu nuko bigenda. Abantu benshi rero bibeshya ko bafite umwami Yesu, kumbe bafite umwuka w'idini. Umwuka w'idini wagiye ubigisha, bakiga gutitira, bakiga guhanura, bakabibona, bakabyigira ku bandi, bakiga kuririmba, bakiga gucuranga, bakagira icyuki
icyuka cyo mu madini bakibeshya ko ari umwuka wa Kristo. Niho rero uzabona intambara ziva, bamwe bagahangana, abandi bakarwana, abandi bagatukana, abandi bagasebyanya, abandi bakagira gute, bakagenda uko bidakwiriye. Kubera iki? Ariko rero ibyo nanone ntibikwiriye kudutungura, kuko hari abantu bajya baza hano kuri cana ati Imana irasohoye, Imana irakubuye. Oya, ntabwo Imana, Bibiliya iravuga ngo nimureke urukungu rukurane n'iki n'amasaka. Aho ngaho niho nendaga kugera. Ese Imana mu by'ukuri Imana ni igira imbabazi cyangwa nta mbabazi? Imana igira imbabazi. Niba Imana igira imbabazi, kuki ubuhanuzi bwose twakira ari ubutubwira ko idukubise, ari ubutubwira ko ari ubutubwira ko iturangije? Ese mu by'ukuri Imana kuki ishaka gukubita abanyabyaha, ishaka gukubita abatarihannye, kandi aribo yaje shaka? Imana hari ubuhanuzi buza buvuye ku Mana n'ubutavuye ku Mana. Abo nkunda ndabacyaha nkabahana, abo Imana ihana nabikunda, abo Imana ihana nabayo. Ariko ntabwo ubuhanuzi bwose buje bukomera kuri YouTube cyangwa bukomera mu rusengero, ariko buba buvuye ku Mana. Ikizakubwira ubuhanuzi buvuye ku Mana ntibutandukana n'ijambo ryayo, kuko Imana ntijya yivuguruza. Umuhanuzi aba inspired n'ijambo ry'Imana. Imana igendera mu ijambo, niyo muhanda, niyo kaburimbo yayo, n'ubundi igendera mu ijambo. Ntikubwira ibiri inyuma y'ijambo. Ravuze ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi mbahannye, nkabateza mugiga, nkabateza ibyago bikaza, ariko bakicisha bugufi bakisubiraho, nzabumva ndi mu ijuru mbakirize n'igihugu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Niba umuntu aje kukubwira ngo Imana irabakubise, ariko nakubwire Imana ni gute itari bubakubite, naguhereza intsinzi. Icyo ngicyo nibwo buhanuzi bw'ukuri. Niho nari ngiye kugera. Bugira ibintu butatu, bugira ibintu bitatu ubuhanuzi bw'ukuri. Icyambere, ubuhanuzi bw'ukuri buza bukomeza, buragukomeza ukumva uri comfortable, bukagukomeza wari ucitse intege ugakomera. Icya kabiri, ubuhanuzi buza bukwereka icyerekezo, bukukura mu nzira mbi bukwereka inzira nziza, bugukura mu ntege nke bukujyana mu mbaraga, bugukura mu buswa bukwinjiza mu bwenge. Iyo cyakira ubuhanuzi buvuye ku Mana, ibyo bintu birakorana, biri muri ayo maraso, bikoranira mu buzima bwawe. Icya gatatu, ubuhanuzi buza buje kugutesha ahantu habi wari uri kujya, cyangwa se ahantu habi ibintu bibi wari urimo, noneho bugatuma ugahinduka mushya. Nicyo ubuhanuzi buza buje kumara. Ntabwo ubuhanuzi bw'ukuri buza buje kukubwira ngo urapfuye, ngo uragize gutya ubuhanuzi buza kukubwira ngo hariya hari urupfu, ariko hariya hari ubugingo, kandi nuca hano biraza kugenda neza. Dushaka ubuhanuzi kandi icy'Imana isohoza ku muntu. Binteye kukubaza, twagiye tubona ubuhanuzi bwinshi, ariko ntitubone intsinzi y'ubuhanuzi. Umuntu akaza agahanura, ejo bundi akaza agahanura, ejo bundi akaza agahanura, kuva umwaka watangira ukarinda usoza, ariko mu by'ukuri ntazaza tubwire intsinzi ya bwa buhanuzi ni iyi ngiyi. Ibyo ngibyo ubwo twabumvishe ikika cyabo barimo. Nari ngiye kukubaza iki kibazo rero, ese birakwiye yuko dushaka ubuhanuzi kandi cy'Imana yatugambiriyeho n'ubundi ari cyo kitubaho? Buri muntu afite igeno rye. Ese kuki dukeneye ubuhanuzi? Ese ubuhanuzi budufasha iki? Yenda ntabwo tuza gutinda, tunagenda dusatira umusozo, kuko nagutunguye turahana gahunda tuzakora ikiganiro mu buryo burambuye. Ubuhanuzi ni byiza ko, ese burakenewe? Ese niba bukenewe budufasha iki nk'abakristo? Ubuhanuzi, ikintu cya mbere Paulo yaravuze ngo mu mpano mwifuza zose muzifuza ubuhanuzi. Nanjye ndi umuhanuzi, ndahanura, cyangwa se umukozi bahida reka ngenda nababwiriza ukuri, sibyo? Buriya igihe Yesu Kristo ari mu buzima bwawe, kuko Kristo ni umuhanuzi. Igihe kimwe bamuvugaga nk'umuhanuzi, cya kabiri bakavuga ngo ni umwigisha, ubundi bakavuga ngo ni umwami, mbese yarafite amazina menshi. Iyo Kristo yaje mu buzima bwawe, ndakubwiza ukuri, nta kuntu impano y'ubuhanuzi itaza, iraza. Ko n'Imana yigeze yavuga ngo Aburahamu ntimumuzi nk'umuntu wo kwizera, mwigeze mubona ahantu ahanura? Bibiliya ariko ku munyamahanga, umwami wari wamutwara umugore, Imana yaramubwiye ngo wa mugabo we rero, uwo mugore ni umugore w'umuhanuzi wanjye, kandi azagusengera urame. Iyi niyo turufu dufite rero sasa. Buriya nubwo badutuka, nubwo isi usanga umushumba itamwubaha, ariko umushumba niwe ufite ubuzima bw'isi. Azagusengera urame. Ariko mu buryo bw'umwami we yarari kubwira umwami, Imana iramubwira iti uyu mugabo n'umuhanuzi azagusengera urame, kuko uzakenyuka, wowe ugukenyuka uzakenyukaho, ariko nagusengera uzarama.
arangije ati kumbe ni umuhanuzi. Urumva rero iyi Imana iri muri wowe ubasha kureba ibyo abandi batareba, ubasha kumva ibyo abandi batumva. Ni ibintu bire must, ni ibintu bigomba, ni ibintu bigomba. Ntabwo hari ukuba umuntu ari umuhanuzi ari office, hari no kuba impano y'ubuhanuzi za ku muntu. So mu mpano rero Paulo yaravuze ngo mwifuze guhanura cyane, kuko iyo uhanuye ubwira umuntu ibyo atazi. None ukereka n'umuntu uwazaba we mu gihe atarazi uwarizi azaba we, bigatuma nibura ashobora kumenya ko niba Imana imufiteho gahunda nziza, agahita atangira kugira ikuntu ahindura ibintu yabagamo bidasobanutse, noneho bigatangira wenda gusobanuka. So ubuhanuzi rero ni bwiza kuko bukubwireho ejo hazaza. None ushobora kumbwira uti ese igeno ry'umuntu akenshi si ryabona. Buriya akenshi ibyo abantu bateguriwe, abahanga baravuze ngo ugiye mu mvo wasanga y'abantu ngo amaviziyo menshi yapfuye abantu babaga bafite, cyangwa ibyo bari kuzaba byo batabaye byo. Kuvuga ngo igeno ry'umuntu mugambi w'Imana biravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagira ni byiza sibi. Ariko kandi abantu kubera ko badakunda Imana cyangwa badashaka Imana kugira ngo begere Imana ibahereze bya bindi yabageneye, ahubwo bakabakure yayo bakayihunga. Uribuka kwite ryose umwana w'umuntu yahunze Imana, amaze gukora icyaha arahunga. Burya abanyabyaha ntabwo Imana ibahunga, iranabegera kuko ngo ihora ibashaka. Ariko bo kubera ibyaha barayihunga, kuko Imana irera. Noneho kwegera aho yera, aho iri kuko yera, icyaha kiragupushinga kikakujyana kure. Ariko umuntu yatinyutse akayegera, buriya Imana irahari, ni Imana nziza cyane. Ariko rero usanga abantu iteka bahunga Imana, bigatuma iyo umuntu agiye kure y'Imana ntamenya gahunda y'Imana, ntamenya igeno Imana yari yaramuteguriye. Ugasanga rero abantu benshi bapfa batageze kuri viziyo zabo, ibyo batekerezaga cyangwa ibyo Imana bagambiriyeho bazaba, ugasanga si byo babaye gute na gute. Ntabwo rero ryajamba abantu bavuga ngo niko Imana yangeneye ngo buriya ngo oya, ntabwo ariko bimeze. Hari ibyo Satani agira, yaje kwiba, kwica no kurimbura. Hari ibyo agira gutya akiba abantu akabagishyira mu buzima butari ubwabo, akabaguranira bakabaho mu buzima butari ubwabo. Ibyo ngibyo Satani ajya bikora. Ariko rero igeno ry'Imana ni ryiza ku muntu, kandi wegereye Imana igeno ryawe ryazabaho. Rero aho ngaho nkabihuza n'iki n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi buza kukubwira gahunda y'Imana. Umuhanuzi aza kukubwira gahunda y'Imana ifite ku buzima bwawe. None ushobora kububona uri mugufi, ariko Imana iri kukubwira kuri muremure. Uzaba umuntu udasanzwe. Napoleon yari umuntu mugufi, ariko yahinduye ibintu bikomeye cyane. Alexander yari umuntu uri aho ngaho, ariko aba bantu bose bagiye bahindura ibintu bakavugwa muri history. Bari abantu bamwe ari imfubyi, abandi ari abantu baciriye bugufi, abandi bavuka mu miryango ikennye cyane, ariko bakora ibintu bidasanzwe. So rero ntabwo umuhanuzi aza kukubwira uko umeze, uko usa, nta nubwo aza kukubwira aho uri, ahubwo akubwira aho ugomba kujya naho ukwiriye kujya. Niwe muhanuzi. Uvuze ku muhanuzi bintera kukubaza ikindi kibazo. Ese iyo umuhanuzi aje akaguhanurira ngo ubushize cyangwa se 2018 iki cyakubayeho ati, 2020 iki cyakubayeho ati, 2022 byagenze gutya. Ese uwo muntu twamufata nk'umuhanuzi cyangwa ahubwo yaba ari umwe mu bahanuzi ba Bayali? Kuko aje hanura ibyatambutse, ntabwo ari guhanura ibiri imbere. Kandi bavuze ko umuhanuzi agomba guhanura future, ibyejo hazaza. Ese mu by'ukuri wa muhanuzi we uza akavuga ibyashize gusa, umuhanuzi tumufate gudora umuhanuzi? Hari umuhanuzi ashobora kukubwira ibyakubayeho kugira ngo bikwizeze n'ibindi bizaba. Urabyumva? Ashobora kureba, ariko nabyo akabikubwira, kuko kukubwira ibyashize se ntabwo ntekereza ko niyihe papasi. Ubuhanuzi bugomba kuba bufite papasi, bufite intego. Ndakubwira ibyashize, ibyo waciyemo. Yes, wabaye hariya, wabaye muri biriya, waciye muri biriya, ariko uyu munsi uri kujya ikigendererwa ni ikihe? Umuhanuzi akubwira ibyo wanyuzemo, akaba yakubwira ibyo urimo uyu munsi cyangwa aho uri, ariko intego ari kukubwira nejo hazaza, cyangwa se uko ukwiriye kwitwara uyu munsi. Urumva? Ntabwo rero akubwira past, kuko past akenshi ntago Imana izi ibyo yibwira kuzabagirira. Imana ntabwo yita ku hashize hawe, Imana yita ku hazaza hawe. None pastor, ngewe umuhanuzi yarampamagaye, mfite ikibazo muri uku kuguru gikomeye, ariko urumva ni inkovu nyine. Ni inkovu. Noneho arambwira ngo Imana yakuntumyeho, nti ngaho mbwira. Atufite inkovu ku kuguru kw'iburyo, yavuye ku
kuri ibi n'ibi. ABCD ibi n'ibi wumva nibyo numva nibyo ndangije ndamubwira nti ndayifite ngo icyo kikubera ikimenyetso ngo ko Imana yakunyeretse nta kindi kintu yarengeje, nta kindi kintu, kandi mu by'ukuri ntabwo tuziranye. Ese kuko uwo ni umuhanuzi, ni umuhanuzi w'umwana. hari abana b'abahanuzi, abana b'abahanuzi bigeze bakurikira Elisa bati twabibonye aragukurwaho. Babonye ngo aragukurwaho gusa, ntibigeze babona nyuma yo kumukurwaho azabona umwitero. Ntabwo bigeze babibona. Babonye ngo aragukurwaho, ariko nyuma yo kumukurwaho ntibigeze bamenya what is going to happen after. Sibyo? Noneho rero ariko Elisa nk'umwana nk'uwabanye n'umuhanuzi kandi umaze gukura ku buryo yafata no mwitero, yarababwiye ati mubwiye ndabizi muceceke nanjye ndabizi. Kandi Eliya ntabwo yari yabimubwiye, Eliya ntiyari yamubwiye ko ari bumukurweho, ariko yari yabimenye yuko ari bugende. Imana yari yabimuhishuriye, ariko amenya na nyuma icyo gukora. So abana b'abahanuzi rero araza akakubwira ngo Eliya agiye kugukurwaho, ariko ntakubwira ikindi. Urarwaye ariko ntakubwira intsinzi. Ufite ibibazo ariko ntakubwira ibisubizo aho biri, kuko n'umwana w'umuhanuzi nyine araciga. Bariya nabo ntimukabarenganye, n'abana b'abahanuzi. Ariko hari abamaze gukura. Bibiliya iravuga ngo bayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana. Ariko Bibiliya y'Icyongereza ntibivuga neza, ntabwo ari children. Urabona hari itandukaniro, children, a child, a son. Ngo those who are led by the Spirit of God are the true sons of God. Ngo nibo bahungu. Buriya mu isi y'umwuka nta gitsina gore kihaba, twese turi abagabo. Ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Impamvu igitsina gore kibaho no kugira ngo gusa habeho production, habeho kubyara kororoka. Ariko mu isi y'umwuka burya twese turi abagabo. So rero nicyo ngicyo kiriho. Urimo uravuga ibintu nkumva nakubaza ikindi. Uravuze uti burya mu isi y'umwuka twese turabagabo. Abana rero hari abana bahagarariye abana. Uyu munsi itorero ryacu ADPR mu Rwanda rifite gahunda yo kwimika abadamu. Nabonaga abantu bari kubikritika bavuga batese umudamu ni gute yimikwa. None ko imbere y'umuntu agaragara nk'umudamu, imbere y'Imana twese tukaba tugaragara nk'abagabo. Ni igitangaza ko umugore yakwimikwa. Oya si igitangaza. Ndumva atari igitangaza rero. Izi ni impinduka Imana iri kuzana. Ni Imana iri kubikora. Ni Imana iri kubikora pe. Ahubwo hazabeho na representa w'umugore, nta kibazo gihari. Barashoboye, bafite imbaraga bari. Imbere y'Imana twese turabagabo. Tugana ku musozo. Ahubwo bari cyari igihe cyabo. Bari bakiri mu isezerano rya kera. Uzi impamvu isezerano rya kera abagore batavugwaga? Nuko buri itorero rigereranywa n'umugore. Kristo yarakivuga ari gutegura gahunda, ariko amaze kuza gucungura intumwa zaraje. Nusoma muri Filemone, ugasoma mu isezerano rishyuza zasanga intumwa, aho Paulo yavugaga ngo intumwa ngenzi zanjye harabo yagiye amenshoninga kandi b'igitsina gore. Mushumba, turi kugana ku musozo. Uri umuhanuzi, uri umukozi w'Imana, uri umunyamasengesho. Naje kukureba bitewe n'amakuru yawe nagiye mbona, cyangwa se nuko tuziranye ukorera Imana. Tugeze ku rwego rwo gusengera abarwayi, tugana ku musozo mu minota mikeya. Bazanye umurwayi, ararwaye, ntashobora kwicara, ntashobora kugenda. Mu by'ukuri abantu bamugiyeho hobo barasengeye hose. Bati turukana abadayimoni, sibyo? Ese mu by'ukuri nibwo buryo abantu cyangwa se twagakwiye kuba dusengeramo abantu? Ko rimwe na rimwe abantu bahava bananiwe, ahubwo uburwayi bw'umubiri nabwo bwaje. Ese imyuka mibi ibiri mu mubiri? Hari n'ababakubita, hari n'abashyiraho Bibiliya, hari n'abarambikaho Bibiliya. Gusengera mu izina rya Yesu yamurambitseho Bibiliya. Biriya ni ubwana bwo mu mwuka abantu baba batari basoma ijambo ry'Imana ngo bizere bamenye. Buriya Yesu yaravuze itorero nkatwe, iyo umaze gukizwa ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, uhinduka umwigishwa wa Yesu. Umwigishwa ni an imitator, a follower of Christ. Ni umuntu wigana ibya Yesu, wiga ukiga ukanigana ibye. Noneho iyo umaze kuba umwigishwa mwiza uhinduka intumwa. Buriya ngo turi intumwa twese. Buriya bo twese turi ba apotre, abantu bamaze ariko kuba bigishwa. Iyo umaze kuba umwigishwa wa Yesu, Yesu arakwimura akakugira ku rundi rwego ugahinduka intumwa. So rero yaravuze ngo mugende
amaze kubahindura intumwa yarababwiye ngo mugende mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza. Icyo ni cyambere, ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa ngo abemera bakizera mu babatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Urumva? So noneho arababwira ati ibimenyetso bizagendana namwe, muzirukana abadayimoni, muzakiza abarwayi, muzazura abapfuye, muzagira gute, ni mugende. Abaha ububasha ati mugende mukize, mugende muzure. Nawe iyo ugiye rero gusengera umuntu utazi ko ufite ububasha, nge nkunda kubitanga urugero, umwana w'umubakire iyo akiri umwana aza gusaba mu bakene ati mwamaye kubera iki ntabwo aramenya iwabo. So rero niko abakristo benshi bameze, kubera ko batari bakura, badasoma ijambo ry'Imana. Gukura ni ugusoma ijambo ry'Imana, gukura ni ukwigishwa. Iyo wigishijwe ukiga ukamenya bituma ukura. Noneho rero usanga agiye gusengera umuntu ntirakura, niho azakoresha ariko uyu mutsindagira aho bari kwirukana imyuka mibi, niho azakandakanda ati gutya na gutya. Oya, ngewe iyo nsengera abantu akenshi ari umuntu aherutse kuza, ngira ngo wenda azabibona, yaraje afite ibintu bamuroze hano ku maboko, ndangije mfata amavuta ndasengera, ndamusiga ku amavuta bamwe bajya batayemera, ariko Bibiliya iranditse mu Isezerano Rishya ngo basiza abarwaye amavuta babasengera, babirukanwa abadayimoni ngo babakiza ari benshi, intumwa abigishwa. Noneho ndangije ngira gutya, ngaho genda ukire. Yahise akira. Bukeye yagarutse ambwira ati rero dore hahantu humye. Ni ibintu ibyo, ni ibintu ubundi kudakira ntabwo ari ibintu bijyanye. Pastor, tambutsa nimero ya telefone. Hari abantu barwaye bari hirya no hino bajya badukurikirana kugira ngo baguhamagare. Hari abantu bakeneye ubundi busobanuro, baguhamagare. Hari abantu bakeneye kugira ngo muganire iby'Imana, baguhamagare. Tambutsa nimero yawe ya telefone, tuzongera tuganire, tuvuge ku gukomera kw'Imana. Uyu mugabo n'umwe mu bakozi b'Imana natoranije kugira ngo tuganire uyu munsi, kuko akoresha imbaraga z'Imana mu buryo bukwiye, kuko arategeka ntabwo bimusaba imbaraga nyinshi. Reka rero mbabwire ko ushaka kuduhamagara cyangwa se kutwandikira ni kuri 0788618738 niyo nomero, kandi wanatubona kuri Kizabonwa TV, aho naho wahasanga ibiganiro byacu byinshi cyane. Imana ibo muri. Urakoze cyane we wabanye natwe. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe, share, ujye muri comment wandikemo ibyo wabonye bitameze neza cyangwa se n'ibyo ukeneye tuzaganiraho kugira ngo butaha tuzakora. Batwihangane twakoze vuba kubera Yesu abaho umugisha. Twari dufite umwanya muto ariko butaha tuzabikora neza, bizagenda neza. Shalom.